Uraho neza nshuti yanjye, uraganira nanjye Parfait Ntamvutsa, umwigisha w'ijambo ry'Imana mumenyereye mu kiganiro tumenye Bibiliya. Ndakumenyesha ko twafunguye urubuga cyangwa se channel ya YouTube yitwa Urugero TV, aho tugufasha gusobanukirwa bimwe mu bibazo wibaza byerekeye Bibiliya. Icyo kandi cyari icyifuzo cya benshi mu bakunzi batumenye Bibiliya. Ubushize rero twize ku nyigisho yerekana itandukaniro hagati ya kalendari ya Bibiliya na kalendari ya Geregori, aho twasoje tubashije kumenya impamvu iminsi yo muri Bibiliya itandukanye n'iminsi isi ya none igenderaho. Ukeneye iyo nyigisho wayibona hano kuri channel yacu y'Urugero TV. Ntatinze rero, uyu munsi tugiye kuganira ku yindi nyigisho nshya, aho abakunzi bacu batwandikiye ku rubuga rwa WhatsApp rwa Tumenye Bibiliya, maze barabaza bati: mbese kuboneza urubyaro ni icyaha? Reka dutange igisubizo kuri iki kibazo twisunze ijambo ry'Imana. Kuboneza urubyaro by'iki gihe ni bishya cyane kuko bitabagaho kera, kandi Bibiliya nta kibivugaho. Ahubwo Bibiliya ivuga gusa ibyerekeye abana cyangwa urubyaro. Hariho imirongo myinshi yerekana ko abana ari impano y'Imana, ari umugisha uva ku Uwiteka, ari ikamba ry'abasaza. Ibyo wabisoma mu Itangiriro ibice 4 umurongo wa mbere, ugasoma kandi mu Itangiriro ibice 33 umurongo wa 5, no mu Migani igice cya 17 umurongo wa 6. Zaburi 139 uhereye ku murongo wa 13 ukagera ku wa 16 yerekana kandi ko Imana irema abana mu nda za ba nyina ndetse ikabamenya bataranavuka. Icyakora mu Itangiriro igice cya 38 tuhabona inkuru ya Onani wanze kubyarana n'umugore wa mukuru we witwaga Tamari, bikarangira Imana imwishe, nk'uko tubisoma mu Itangiriro igice cya 38 ku murongo wa 10. Nyamara ntabwo Imana yishe Onani imuziza ko yifashe akanga kubyarana na Tamari, ahubwo Imana yamujijije ko yikunze cyane kandi agafata Tamari nk'igikoresho gihaza kwifuza kwe. Ibyo rero bitwereka neza ko uyu murongo utarwanya igikorwa cyo kuboneza urubyaro. Ubundi kuboneza urubyaro si cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni impamvu itumye abantu bahitamo kuboneza urubyaro, kuko ishobora kuba impamvu nziza cyangwa mbi, kandi impamvu zishobora kuba nyinshi rwose. Reka nsubiremo aka kantu mvuga ko kuboneza urubyaro atari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni impamvu itumye abantu bahitamo kuboneza urubyaro, kuko ishobora kuba impamvu nziza cyangwa mbi, kandi impamvu zituma abantu bahitamo kuboneza urubyaro ziba nyinshi cyane. Urugero, abashakanye bashobora kuboneza urubyaro kugira ngo birinde kubyara abo badashoboye kurera. Ibyo kandi Bibiliya irabishyigikira, kuko yerekana yuko umuntu wese udashoboye gutunga abo mu rugo rwe aba yihakanye ibyizerwa, kandi aba abaye mubi hanyuma y'utizera. Ibyo ushobora kubisoma muri Timoteyo wa mbere igice cya 5 ku murongo wa 8. Hariho abahagarara ku cyanditswe cyo mu Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 28 bakavuga ko Imana yabwiye umuntu kubyara akororoka akuzura isi, ariko bakirengagiza ko yanababwiye ko bakwiye kurinda ibinyabuzima byose birimo nabo ubwabo ndetse n'abazabakomokaho. Kandi ntiwarinda umuntu utamugenera ibimukwiriye. Ni byiza rero gusoma umurongo wose tukawurangiza. Ikindi ni uko Bibiliya ishishikariza abantu gutekereza no gutegura ejo hazaza. Mu Migani igice cya 16 umurongo wa 9 havuga ngo: umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Ibi byerekana ko abantu bashobora kugira imigambi bategura, ariko Imana niyo isohoza iyo migambi. Muri iyo migambi rero harimo no guteganya umubare w'abana mwifuza kubyara, nubwo kandi bitabuza Imana kubaha benshi cyangwa se ikabaha bake.
nzi abantu benshi babyaye kandi bari kuri gahunda ya ONAP cyangwa se gahunda yo kuboneza urubyaro. Nzi n'abantu batabyaye kandi nta n'ikibazo cy'uburwayi bafite, ndetse nzi n'abantu babyaye kandi muganga yarababwiye ko badashobora kubyara. Ibi rero byose byerekana ko imigambi y'umuntu ari Imana iyisohoza, nubwo bitabuza abantu gutegura gahunda yabo yo kubyara. Uburyo bwose abashakanye bahisemo gukoresha baboneza urubyaro, bwaba ubw'agakingirizo, ibinini, agapira n'ubundi butandukanye, abashakanye basabwa gushishoza bakamenya ko ubwo buryo bahisemo burinda kurema ingobyi aho kuba uburyo bukuramo inda, kuko gukuramo inda ari ukwica, kandi kwica ni icyaha. Mu kwanzura rero nakubwira nti: icya mbere, Bibiliya ntabwo ibuza abantu kuboneza urubyaro haba mu gihe runaka cyangwa se kuboneza urubyaro bya burundu. Icya kabiri, abashakanye bahamagarirwa gusenga Imana ikabafasha kumenya umubare runaka w'abana bakwiriye kubyara, bisigaye Imana ikaba ariyo isohoza uwo mugambi. Icya gatatu, kuboneza urubyaro ubwabyo si ikibazo, ahubwo ikibazo ni impamvu itumye abantu bahitamo kuboneza urubyaro. Niba impamvu ibibateye ari mbi, icyo gihe bihinduka icyaha, ariko niba babitewe n'impamvu nziza, ntabwo dukwiriye kubacira urubanza. Zirikana ko nubyara abana bikakunanira kubarera, Imana izabikubaza. Ikindi kandi, niwanga kubyara utabitewe n'uburwayi, ukabiterwa no kwikunda nka Onani twabonye mu Itangiriro igice cya 38, Imana izabikubaza nabyo. Reka rero mpinira aha, kandi ndagushimiye ko wanteze amatwi uyu munsi. Zirikana gusangiza abandi ubu butumwa no gukanda ku ijambo ryitwa subscribe kugira ngo bikorohere kubona izi nyigisho. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp. Nimero ni 078 12 79 018. Uwiteka kugirire neza, naho ubutaha. Wari kumwe n'inshuti yawe Parfait Ntamvutsa.